Nk'uko mubimenyereye tuganira ku biribwa bitandukanye tugamije kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ikiribwa cya chia, tureba cyane amakosa akunda gukorwa n'abantu benshi bayikoresha. Ayo makosa akaba ashobora guhitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse bigaragara mu bushakashatsi aho byagiye bigaragara ko abantu benshi bagiye baza kuri Urgence ndetse bamwe bagatakaza ubuzima bitewe n'uko bakoresheje chia nabi. Ubane natwe muri iki kiganiro kugira ngo umenye amakosa atandukanye akorwa mu gukoresha chia, hanyuma nubona ko arayo wakoraga uyirinde, kandi turanabona umumaro wayo, tubone n'uburyo bwiza bwo kuyikoresha kugira ngo irusheho kugirira umumaro ubuzima bwacu. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie. Nk'uko bisanzwe rero mubane natwe kugeza ku musozo kugira ngo turusheho kunguka ubu bwenge, tubwongere kubwo twari tuzi, hanyuma tukomeze kubaho ubuzima buzira umuze kandi dukoresha ibiribwa bitandukanye tuzi n'uburyo bwiza bwo kubikoresha. Rero tugiye kureba ikosa rya mbere abantu bakunda gukora iyo bari gukoresha chia, ni ukuyikoresha batabanje kuyitumbika. Ni ukuvuga utubuto twayo twumye umuntu akadushyira nko mu gikoma, akadushyira mu isosi, akadushyira muri salade, cyangwa akadushyira muri ji z'imbuto atabanje kuzitumbika mbere. Impamvu ari ikosa rikomeye ni uko chia ari utubuto tubyimba cyane iyo turi mu mazi, ku buryo dukuba inshuro 12 uburemere bwatwo. Rero iyo uzishyize mu mazi cyangwa se ukazishyira muri ji utabanje kuzitumbika mbere ngo zibyimbe, iyo zigeze mu mubiri zinyunyuza amazi yo mu mubiri zihereye mu kanwa, mu muhogo, gukomeza kugenda mu nzira zose zigogora, hanyuma zikagenda zinyunyuza amazi, zigashobora kuba zatuma amara yifunga, bikaba byasaba n'umuntu ko ajya kwa muganga, bikaba ngombwa ko bamubaga, yemwe harimo n'abatakaza ubuzima kubera iryo kosa riba ryabaye. Irindi kosa rya kabiri ni ukuzifata ari nyinshi. Igipimo cyabugenewe ku bantu bakuru ni garama 15 kugera kuri 30. Tubishyize mu bipimo bisanzwe byoroshye gukoresha ni ikiyiko kimwe kinini kugeza ku biyiko 2 binini ku munsi. Rero hari abantu bayikoresha bagakoresha ibiyiko 4, 5 ku munsi. Ibyo biba byarengereye, bishobora gutuma umuntu yumva abyimbye cyane mu nda, akagira amagazi menshi mu nda, ndetse akaba ashobora kugira no gucibwamo, kugira diare. Ikindi nanone mu makosa abantu bakunda gukora ni kuyitekereza nk'aho ari ikiribwa cy'igitangaza kivura byose. Chia ntago ari ikiribwa kivura ibintu byose, ni ikiribwa cyunganira, gishobora kunganira ubuzima ku buryo bwiza, ariko ntabwo gisimbura umuti wawe, nta nubwo wagifata yuko kivura indwara zose nk'uko abantu benshi bakunda kubitekereza. Ikosa rindi rya kabiri, rya gatatu, ni ukuyifata chia abantu bakayishyira mu mazi, hanyuma bakaza kunywa amazi yo hejuru, chia zindi ziri hasi bakazijugunya. Iryo naryo ni irindi kosa. Icyo gihe rwose ntabwo uba uzi profise neza, ntabwo intungamubiri zirimo ibyiza ushobora kubona uri gukoresha chia, ntabwo ushobora kubibona. Bitewe n'uko rero zinyunyuza amazi cyane, hari ikosa rindi abantu bakora, bakazirya ariko ntibanywe amazi. Iyo utanyweye amazi, umumaro mwiza wazo ntago ubona. Hahandi ubundi ziturinda constipation, ntago bibaho, kuko wowe ugira constipation kandi waziriye, ugahora wibaza uti se kumba nariye chia ni gute ngira constipation. Rero iyo waziriye ugomba kwirinda, ugomba kunywa amazi ahagije. Irindi kosa ni ukuziteka. Chia buri gihe zigomba kuribwa ari mbisi, ntago bagomba kuziteka. Rero hari abantu bakora ikosa ryo kuziteka muri potage, bakaziteka mu gikoma. Ibyo ntago byemewe. Intungamubiri zo muri chia zangizwa n'ubushyuhe bwinshi, ku buryo rero icyo gihe ntabwo uzibonamo, ahubwo
bishobora no kuguhindukira bibi ku buzima kurusha ko wari kuba utazikoresheje. Ikindi nanone abantu bakunda kuzirya bataziseye, ni byiza ko ciya ziribwa zasewe kugira ngo umubiri ubashe gukoresha neza amafibure arimo ndetse n'ibyubaka umubiri biri muri zo. Ni ingenzi cyane rero ko ayo makosa tuyirinda. Ikindi nanone ni ukuzifata abantu bafite indi miti yo kwa muganga bakoresha batabajije muganga wabo. Ibyo ngibyo bishobora guteza ikibazo cyane cyane nko ku bantu barwaye diyabete n'abarwaye umuvuduko munini w'amaraso. Aha ngaha ciya ituma umuvuduko ugabanuka cyane, ishobora no kugabanya isukari cyane. Igihe rero uri gukoresha ciya ugomba kubibwira muganga wawe akabimenya kugira ngo utaza kugira tansiyo ikajya hasi cyane cyangwa se ukagira glycemie, isukari yo mu maraso yawe ikagabanuka cyane ukaba wajya muri koma yo kubura isukari bitewe n'uko wakoresheje ciya ukayikoresha utabanje kujya inama na muganga wawe. Rero ni byiza cyane ko niba uri ku yindi miti witondera kuzikoresha. Iyo uri ku yindi miti ushobora kuzifata ugafata urugero rutugereranyije n'urwagenwe, cyangwa se ukazifata hagaca nibura amasaha 3 ufashe ukabona gufata umuti, cyangwa se ugafata umuti ukaza kuzifata nyumaho amasaha 3 ntubifatire icyarimwe. Murumva rero ko ari ingenzi cyane ko ibyo bintu tubimenya, kubera yuko akenshi na kenshi iyo tuganira n'abantu bazikoresha wumva ko hari amakosa nk'ayo ngayo tuvuze bakunda kugenda bakora. Rero ndizera ko ubu ngubu turushijeho kubisobanukirwa. Ciya rero zifatwa ku gihe gipimo, ni bande bemerewe kuzirya, ni bande batemerewe kuzikoresha. Ku bantu bakuru ni ikiyiko kimwe kinini kugeza ku biyiko 2 byuzuye neza ku munsi. Kuyikoresha neza ni ukubanza kuyitumbika mu mazi. Ushobora kuyitumbika nijoro uri buyikoreshe ku munsi ukurikiye, cyangwa se nibura ukayitumbika iminota 30, ntujye hasi y'iminota 30 mbere y'uko uyikoresha. Abana bato, umwana w'umwaka umwe kugera ku myaka 3 akoresha 1/2 cy'akayiko gatoya k'isukari. Kano dupimisha isukari niko abana batoya bakoresha n'ubundi, kandi tukabanza kuyitumbika. Abana b'imyaka 3 kugeza ku 8 bakoresha akayiko kose ku munsi, hanyuma abana b'imyaka 8 kugeza kuri 12 bagakoresha nibura utuyiko 2 twa ciya ku munsi. Twibuke ko buri gihe igomba kubanza gutumbikwa, hanyuma bashobora kuyikoresha mu gikoma, bashobora kuyongera muri yawurute, bashobora kuyongera mu mitobe y'imbuto, bashobora kuyongera muri salade, mu mboga no mu mbuto bitandukanye. Imimaro yayo rero ni iyihe ku buzima bwacu, ku buryo koko dukwiriye kuyifatira umwanya tukayivugaho, kuki tugomba kuyikoresha, ni ibiki tumarira, ese abantu bayikoresha ubundi bazi ibintu bayikuramo. Ciya rero ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, ni inyongeramirire nziza cyane kuko ikungahaye ku byubaka umubiri, aho garama 100 z'imbuto za ciya ziba zirimo ibyubaka umubiri bingana na garama 20. Ni ukuvuga ciya inganya ibyubaka umubiri n'inyama, ikanganya ibyubaka umubiri n'ibishyimbo. Urumva yuko ari ikiribwa cyiza, gifatwa ku rugero rutoya, ntabwo gisaba gutekwa, kandi uko ugenda uyifata niko igenda yongera ibyo byubaka umubiri n'izindi ntungamubiri tugiye kubona. Ciya nanone ikungahaye ku myunyungugu itandukanye, irimo calcium nyinshi iri hejuru ya miligarama 1000 muri garama 100 za ciya. Irimo ubutare bwa phosphore, irimo feri, irimo umunyu wa zinc, ibamo umunyu wa magnesium, ikabamo umunyu wa manganese, ikabamo kandi n'umunyu wa selenium. Murumva yuko ciya ikungahaye ku myunyungugu. Ikindi ikungahaye kuri za fibre alimentaire. Izo fibre muri garama 100 ciya iba ifitemo garama 33.
ni nyinshi cyane ziruta iz'ibiribwa byinshi twagiye tubona, ku buryo rero ari ingenzi cyane kuyikoresha mu gihe gikwiriye kuko izo fibre ari nyinshi ku bantu basanzwe bagira ibibazo by'indwara zo mu mara, cyane cyane zigiramo inflammation. Ntabwo baba bemeye gukoresha chia kubera yuko bashobora kugira ikibazo cyo kugira diyare nyinshi. Chia rero nanone ikungahaye ku antioxida. Antioxida ni ibinyabutabire bituma umubiri wacu urindwa indwara zitandukanye, cyane cyane ko ibyo binyabutabire biturinda inflammation, bikanarinda selile z'umubiri wacu kwibasirwa n'ibyo bita radical libre, mbese bya bindi twita yuko biba bimeze nk'umugese uko wibasira ibyuma. Chia rero ifitemo ibinyabutabire bitandukanye bidufasha, cyane cyane ikungahaye kuri omega 3 na omega 6 ndetse na vitamine E. Ibyo ngibyo bikaba ari ibinyabutabire byiza cyane mu kurinda indwara mu umubiri wacu zitandukanye. Ibyo binyabutabire kandi bituma chia igira akamaro mu gufasha uruhu, mu kongera ubwirinzi bw'umubiri, mu kurinda kanseri, mu gutuma umutima ukora neza, gutuma ubwonko bukora neza, kandi igatuma kwiga ibintu bishya byorohera umuntu uyikoresha kandi akayikoresha mu buryo burambye. Chia ntabwo umuntu ayikoresha ngo ayikoreshe ibyumweru 2 yizere ko iyo mimaro tuvuze abasha kuyibona, ahubwo umuntu agomba kuyishyira mu muco we wo kurya, kuyikoresha buri munsi byarushaho kuba byiza cyane. Nta kuvuga ngo mbese nzayikoresha igihe kingana gute. Ntabwo chia ari ibinini cyangwa se indi miti isanzwe, ni inyunganiramirire umuntu akeneye buri munsi kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza. Chia kandi igira akamaro ku magufa yacu ndetse n'amenyo, ituma amenyo akomera, ikarinda amagufa gusaza, ndetse ikanarinda indwara ya osteoporose. Osteoporose ni indwara ituma amagufa yacu atakaza ireme cyane, rero ishobora gufasha mu kwirinda, ikanafasha abantu bamaze kugira icyo kibazo. Chia ni ikiribwa abantu bose bashobora gukoresha, baba ari abantu bakuze, baba abana nk'uko twabibonye ko n'ingero zabo ziteganyijwe, abantu bakora siporo, abantu bakoresha imirimo y'ubwonko cyane, donc imirimo ituma bagomba gutekereza cyane, abo bantu barayikoresha ikabagirira umumaro. Abantu batwite barayikoresha kubera ibinyabutabire twumvishe birimo bitandukanye by'ingenzi cyane ku buzima bwacu. Abantu bafite ibibazo by'indwara z'umutima barayikoresha, ariko nyine bakitondera ya mabwiriza twabonye. Cyane cyane rero murabyumva, niba ifasha abantu barwaye izarushaho kudufasha mu rwego rwo kwirinda. Mu gukoresha chia neza tugomba nanone kwitonda cyane. Igihe wamaze kuyisya ari ifu, ugomba kwirinda kuyibika ahantu hari urumuri rwinshi. Uyishyira mu icupa ry'ikirahure kandi rifite ibara ryijimye, ukirinda kuyishyira ahantu hari urumuri kuko urumuri rubangamira cyane omega 3 na omega 6. Ikindi wirinda kuyimarana igihe kirekire. Usange ufite chia iseye uyimaranye ukwezi, uyimaranye amezi 2, iba yamaze guhinduka uburozi. Ni byiza cyane ko wajya uyisya ugahita uyikoresha, kandi ukayibika nyine nk'uko nguko tubivuze, kugira ngo ikomeze kukubera iy'umumaro. Ikindi kandi chia ifasha cyane mu gusinzira neza, kubera ko twabonye ko mu bintu biyigize harimo n'ubutare bwa magnesium, bukaba ari ubutare bwiza bufasha mu gutuma umusemburo w'ibitotsi wa melatonine na serotonine uboneka neza. Ikindi mu bigize ibyubaka umubiri bya chia harimo ibyo bita acide amine, ni utuntu dutoya dukoze ibyubaka umubiri
habamo iyitwa tryptophane. Tryptophane akaba ari acide amine nziza ifasha umubiri gutegura ya misemburo ituma dusinzira neza. Ikindi nanone chia ifasha mu gukontorora apeti cyane cyane ku bantu bashaka gutakaza ibiro. Chia ibasha kudufasha rwose ku bantu bashaka gutakaza ibiro, ariko yonyine ntabwo yabikora, ariko iri muri bimwe abantu bashaka gutakaza ibiro bashobora gukoresha bikagenda neza. Ikindi nanone twamenya kuri chia ni uko abantu bose batemerewe kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo hari abantu batemewe kuyikoresha, abagira allergie ku bintu nka romare cyangwa ibyo bita teyi, abagira allergie kuri sezame, abo nabo ntabwo bakoresha chia. Abandi bagomba kwitondera gukoresha chia ni abafite imiti ituma amaraso atavura, donc ibyo bita anticoagulant, baba bagomba kwitondera gukoresha chia. Icyo gihe cyose baba bagomba kubanza kuvugana n'umuganga wabo. Ikindi, abantu barwaye kanseri ya prostate nabo bagomba kwitondera gukoresha chia. Umuntu utarayirwara yayikoresha bikamurinda, ariko wamaze kuyirwara we ntabwo yemerewe kuyikoresha. Abandi ni abarwaye indwara ya hemorrhoide, abo nabo bagomba kwitonda cyane mu gihe bagomba gukoresha chia. Ikindi, chia ifasha kugabanura cholesterol mbi mu maraso kandi ikazamura cholesterol nziza. Rero igihe ufite ikibazo cyo kugira cholesterol mbi ikaba ari nyinshi cyane mu maraso, gukoresha chia buri gihe ni byiza cyane kandi wubahiriza ingero zabugenewe. Chia kandi ni nziza cyane kuri flore bacterienne yacu, ni ukuvuga bagiteri zo mu mara, bitewe n'uburyo ikungahaye ku bintu bitandukanye bifasha ziriya bagiteri nziza zidufasha kurwanya indwara no gukora sinteze ya vitamine K. Chia irazifasha cyane, igatuma ubuzima bwazo bumera neza, bityo inflammation zo mu mara ndetse n'ubwirinzi bukarushaho kuzamuka. Amara yacu rero buriya ari muri bariyeri zikomeye zigomba kurindwa, kuko iyo atarinzwe neza hari ibinyabutabire bicamo bikajya mu maraso bitari bikwiriye kugenda. Hari n'amapartikire cyangwa ibice by'ibiribwa tuba twariye bishobora kwinjira mu maraso bitakagombye kwinjira. Rero chia iri mu bishobora gutuma umworohera w'urura w'amara yacu urindwa, ukagira permeabilité ihagije, ikabasha gukumira ibintu bitandukanye kuba byajya mu mara yacu uko byiboneye. Ahangaha kandi bihita bisobanuka cyane uburyo ari nziza cyane mu kurinda indwara ya constipation igihe tuyikoresheje mu buryo buhoraho, kandi tukanywa amazi ahagije, tugafata n'igipimo cyabugenewe. Chia ifasha kandi gutuma umuntu yibuka, ibintu byo kwibagirwa bikagabanuka. Rero ni byiza cyane ko tuyikoresha tutaramara kugera mu kibazo cyo kuba twibagirwa amazina yacu, twibagirwa aho dutaha, twibagirwa abantu twiganye, twibagirwa gahunda twari dufitanye na bagenzi bacu ku munsi. Rero gusaza tugasaza dufite ubwonko buzima, ubwonko bumeze neza, biraharanirwa, ntabwo ari impanuka. Nubona umuntu ukuze afite imyaka 90 ubona agihagaze yemye, ubona akibuka ibintu neza, akivuga neza, ukamureba ukabona uramwishimiye kuntu asa kuri iyo myaka, ntabwo ari impanuka. Ni ibintu umuntu aba yarakoreye, ni ibintu umuntu aba yaragerageje kugira ibintu agenda yegeranya umunsi ku wundi, mu mirire ye, mu mitekerereze, mu miryamire, mu mivugire. Ibyo byose bifasha umuntu gusaza neza, agasazana ubuzima bwiza. Chia kandi ifasha abantu bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imitsi n'ubwonko, kuko ikungahaye cyane kuri vitamine zo mu bwoko bwa B. Muri chia tubonamo vitamine yo mu bwoko bwa B1,
B2, B3, B9, ikabamo kandi na vitamine E. Ibyo ngibyo rero bigafasha cyane itumanaho mu mitsi no mu tuyoboro dutoya tw'ubwonko. Akaba ari nziza rero ku bantu bafite ibibazo by'indwara z'imitsi, abantu bashobora kuba bafite ibibazo bya pararizi, iri mu bintu byakunganira umuntu ufite icyo kibazo. Rero ndatekereza ko tumaze gusobanukirwa chia akamaro kayo, igipimo twafata n'amakosa tugomba kwirinda mu kuyikoresha. Rero ndabashimira cyane kuba mwateze amatwi, niba mwabyumvishije neza. Chia ni ikiribwa cyiza umuntu wese akwiriye kurya. Twabibonye kuva ku mwana w'umwaka umwe kugeza ku muntu ukuze, yaba umuntu ukora siporo, yaba umusaza, yaba umukecuru. Twabibonye ko ibyiciro byose by'ubuzima bw'abantu bashobora kuyikoresha. Icyo tugomba kwirinda ni ugukora amakosa akunze gukorwa mu kuyikoresha. Tugomba rero kwirinda, kuko iyo ikoreshejwe nabi ari hahandi itera constipation mu gihe yagombye kubiyirinda. Ni hahandi uyikoresha ukumva mu nda habyimbye, hajemo amagaze, kandi ubundi wagombye kwiyumva umeze neza. Icyo tugomba kwirinda gusa ni ukwirinda gukora amakosa twabonye, tukirinda kurenza urugero, ubundi tukarushaho kubungabunga ubuzima bwacu, tukongera ubuzima ku myaka. Niba byagufashije, niba ikiganiro cyagufashije, ubitwereke, hanyuma usharinge n'abandi, kandi ujye ukomeza ubane natwe, kuko buri cyumweru tugutegurira amakuru ku bintu bisanzwe byo mu buzima usanzwe uzi. Hari n'ibindi uba utazi, ariko kandi n'ibindi ushobora kuba utekereza ko ubizi neza, ariko bikeneye cyane inama z'aba expert kugira ngo turusheho gukomeza gukoresha ibiribwa byacu neza, bitugirira umumaro, aho kugira ngo bibe isoko y'umuze. Rero nk'uko duhora tubibabwira muri La Purivenche, kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza, niyo ntego yacu.